muri izo kamera zimura rugaju uri kutwereka nta kintu ntacyo dufatamo wasiri ibintu bihinduye isura mwabana focus bashyire kuri ariko se ijye kuri wasiri cyangwa ku gikombe n'ugiteruye oya uko neza dore uko bimeze abantu bari ku mashusho barimo barabibona uko nyine ibintu bihinduye isura uko nyine uva harya umuvugizi wa Yanga niwe wazanye ingwe muri stade Simba wasiri waramutse kutwinjire mu kiganiro uje uturuka he n'igikombe ntabwo yikoraho none urashaka no kuvuga tangaza international wasiri tangaza umeze mute abo mu rubuga rw'imikino none uguseka gusa Dewe ku munsi nzano wa mbere turimo turakora prediction. Orari ibyo ni twabihamyaga se twahamyaga ko muzagitwara oya mwerega si kisimwe mwari ikibazo nabo twazanye ay marashonda Jangwani yumvaga azagitwara Jangwani yavuze ko Simba na Apera arizo zizakina umukino wa nyuma ngewe namweruriye mbere ndabungira nti rero uzirinde ko wasira akora ku kintu bwa mbere araseka agira ngo n'urwenya ndongera bwa kabiri ndamubwira ninge ndi finale wowe niba wiyaminiya buwa mbere mu itsinda tuzahurire kuri finale ngo soro cabana se ngo si byoroshye no wa mbere mu bataca Aswasi ufashwe ute igikombe ukivanye ute muri office kameme cyari cyamaze kugera muri office bigenze bite igikombe bakigwaye waje bakigaragera bose tubabare basi kwabwa beza rwose uhirabura no w'inzobe basirabuza ko muhari igikombe bafite igikombe ese igikombe suku nagihawe oya no kwagiye so bagisohoye reka bongere bagisohore kuri office rero bakibazanira muri RBA ibintu birakomeye cyane naha mbere gikandagiye cyane rwose wow naha watangarije nawe oya nibwo bwa mbere dutangira campaign ya CECAFA niho hambere naje niyo media house ya mbere nakandagiyeho ndibuka nari ndi kumwe n'umuvandimwe ni hano hambere ore watashe mbere mwese ntago muri bazima ikintu gisekeje cyane nakunze kuntu yakoraga prediction ngo Rayon Sport yo ngizazamuka na best rusa egera umunsi wa nyuma umwanya yashakiraga ari uri kuwishaka nahisemo rero ko uyu munsi Radio Rwanda nizera ko iri mu bitangazamakuru kamemu ni nacyo gitangazamakuru kigera mu Rwanda hose natekereje ko rero Stade Amahoro irimo abantu 45 hari abantu nabonye bari Rusizi hari abantu nabonye bari Muhanga hari abo nabonye bari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda Nyanza ahantu henshi 45 byari biri muri Stade Amahoro nibyo byagize amahirwe yo kubona igikombe n'amaso yabo hanyuma rero nahisemo ko uyu munsi ngomba gukora igikorwa cyo kuzenguruka ku bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo mfate umwanya nongere nereka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport igikombe twe tumaze imyaka 28 dutegereje ari cyo kikingi kimubona abakobwa bafite mu biganza iyi ni CECAFA Kagame Cup dutwaye bwa mbere ariko ni CECAFA ya kabiri in general ya kabiri ni mutware bwa mbere mu Rwanda oya ni CECAFA Kagame Cup ya mbere kuva yaterwa inkunga n'umukuru kuko twebwe twayitwaye 98 yari ataratangira kwitera inkunga yiteye inkunga imyaka aciye imyaka 4 twifuzaga rero guterura igikombe cyanditseho izina ry'umukuru ubundi mu magambo make ku myaka ya Wasiri ntago yarazi Rayon Sport itwara CECAFA kuko igitwara ntago mbese no nari mfite nk'umwaka umwe cyangwa ibiki nta kintu uzi ntago nari mbizi byumva mu mateka nanjye jewe rero nibuka ikintu kiriya gihe 98 wari ufite ubwenge ndabyibuka cyane arabufite yaracuruzaga riboga ngo wavomera ngo ubuke buriya ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege buriya kera abantu bari bafite access yo kugenda ukagira hejuru bahitaga muri aerogare bana ikintu ntajya nibagirwa mu mutwe wanjye harimo ibintu bibiri Rayon Sport ihageze habagamo udutebe tw'umweru yego
barahishimira baratumenagura twose basiga twacitse icya kabiri cortege kuva ku kibuga urumva kambe njyewe nyine byagarukiye hariya ku kibuga kuko barasohotse ntago nari kuharenga barasohotse ari cortege ndende igikombe bagitwara mu modoka ya dekapo ifunguye hejuru muri make nta mukinnyi n'umwe nibuka kiragiye ariko izo nizo memories zanjye icya gatatu naratashye mama arankubita Radio Rwanda ko navuye mu rugo ntabiherewe uruhushya ariko ngeze mu rugo Radio Rwanda yakoze coverage yo kujya kwakira igikombe cya Rayon Sport live nakavura kari kugwa kabisa live icyo gihe twebwe twari twibereye za Butare twumvaga kuri radio kabisa umunyamakuru sinibuka ngo ninde ariko kuri Radio Rwanda barimo baravuga bati barahatungutse ati baraje ati ndababona bakavuga amazina bati baza ndababona bati babiringaba cyogero nari nambaye akantu k'agakabutura kagufi ncamo hagati gutya nibwo bikini yadutse ku mwaka noneho Radio Rwanda ubwo yakoze coverage iri yonyine atari uko ibishaka yonyine kuko niyo yonyine yari rukumbi bakoze coverage y'uburyo igikombe cya ubwo nabo bana yagiye ibyara nabo kuri CECAFA unyuzemo ujyaneyo nabo ubakorera iyo coverage noneho abo bana nyine ba Radio Rwanda ndavuga radio zindi ntoya nyine izi yabyaye harimo n'izo twuzukuruje urumva twabyaye radio disi bwa mbere 2004 nayigira izindi yagiye ibyara ubu tugeze nko mu kubuvivi hose unyureyo n'ugere no kubuvivi kuvageze kuri mere wajyana no mu bana no mu buzu igikorwa cy'abagabo ubwo yabanje hano wajyana no mu bana no mu buzu ubu nibwo ndi kubiha agaciro uburega uwo muri no kunyumvana amagambo make muzigiye kujya munyumvana amagambo make cyane ngiye kujya amagambo make abaza no kwikimana ibikorwa bibe byiza iki gikombe Rayon Sport yatwaje hari hahuriyemo ibihugu byo muri aka karere byose Rayon Sport yatwaye igikombe champion wa Djibouti Rayon Sport yatwaye igikombe champion wa Zanzibar yatwaye igikombe champion wa Kenya wa Sudani wa Uganda nabo mu Rwanda babiri Tanzania nabo mu Rwanda rero babiri abo bose nabatwaye igikombe from now ndimo ndashyiraho amabwiriza ngenderwa tujye kujya tugendera muri iyi minsi ntazongera kubona ari umuntu mumpurizaho nawe muri studio aya namakosa iki gikombe nta wundi muvugizi ukigira Higoga nta wundi muvugizi ukigira Eida nituzajya tujya muri campaign ikeneye abantu babiri umwe arajya abanza undasoza nimuhitamo ko mbanza ndabanza nimuhitamo ko nsoza ndasoza nta kibazo nase umuzajya iki gikombe iki undaza nicyo banyweramo icyayi ariko uwo mwana nta igikombe gishyire ku meza ntacyo oya yungurutse ko ari byo yaremewe arabizi cyane aka ni akazi ke ka buri munsi yaremewe guterura igikombe Wasiri what next Super Cup wese ntago uri bwange kwikina ngo uvuge uti arantunguye Rayon Sport ni ikipe y'umupira w'amaguru ishinzwe gukina ndimo ndanasaba Ferwafa nibiteze amatwi Radio Rwanda aka kanya ntago wabura kwitega amatwi ndabasaba ikintu kimwe cyonyine ibyo abari muri iri rushanwa bose bifuza babibahe uwifuza gukina n'ikipe imwe cyangwa niba wifuza gukina finale bamureka ajyeyo ngewe nkine match imwe nzamusange finale cyangwa nzimukinire zose nta kibazo duhurire kuri finale niyifuza gukoresha abanyamahanga 14 babimurekere nabyo abikore nta kibazo niyifuza ko tuzakinira muri mini foot naho batujyaniyo nta kibazo kubera ko twebwe we believe turi ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'umupira w'amaguru ikora iki kintu umupira w'amaguru yego muri circumstances zose ikipe y'umupira w'amaguru ikina umupira w'amaguru niyo twaba tumaze gukora umwitozo umwe wonyine twebwe twizera ko abatureberera twahaye ubwo bubasha etwe twatoye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda niba mu bubasha bwabo babonye ko Super Coupe kugira ngo iryohe neza igomba gukinwa n'amakipe ane ese ubundi mbere na mbere nibande bafite inyungu kwizigira nibande bafite inyungu na amakipe ubwayo kubera ko twebwe turava muri Super Coupe tujya mu marushanwa mpuzamahanga buriya gukina izi match nyinshi birafasha nibyo bidufashije gutwara CECAFA twakinnye match mpuzamahanga nyinshi mu buryo bwose bushoboka ndifuza ko ubwo Super Coupe yagakwiye kugira n'amakipe 8 aba amakipe 8 tumanuke muri competition mpuzamahanga nibiba byiza na ari Hilal bayongeremo na Amerika bayongere ndamutse mbonye uburyo Hilal na Amerika babongeramo nabyishimira biradufasha iki twebwe
nitujya gukina iyi competition mpuzamahanga muri confederations ninjya gukina na Panthère Dinde ikintu kiri buze kumfasha ni competition nyinshi abakinnyi banjye bafite mu maguru ndaba maze kumenya who is ready ninde utiteguye ni hehe nsigaranye intege nke kugira ngo niba hasigaye room yo kongera umukinnyi nabwo mwongeremo ibyo nimara kubibona rero nzajya muri competition niteguye niyo mpamvu ahantu hose duhumetse hari umukino turakina hanyuma mwongeyemo mu defense oya ubundi kuki wategereje ko turyama warabanje urandika mu kanya urongera utese murabaza ntaza kuvuga wagira ngo n'abareba muri Amerika babibone se oya yahise yongera araza aratizinga ngese ngo dutangaze ryari inkuru abareba umunsi ngo abafana ba peri batararyama ngo tangaza vuba batararyama muri commentaire ko bavugaga urangiza wasiri ibitotsi biratwica duca imigara twinjiye uyu munsi ubona gutangaza kuki watinze gutangaza imbuga za Rayon Sport ubu ziractive cyane nashyiraho saa 7 z'ijoro nashyiraho saa 8 ntabwo nashyiraho saa 9 notification umuntu iramugeraho ukashaka aba boss nabwiye ni reka ariko dupime turebe dushyizeho bwije cyane abantu bahibona giye kubona mu nimirire iramanuka ku mbuga irimo yigirira icyo umudefenseri we hari ikintu musobanukiyeho turi aiming ibintu binini we aiming high dusanzwe dufite umudefenseri mwiza cyane witwa Didier Nshuti dusanzwe dufite umudefenseri mwiza cyane witwa Matumona dufite n'umudefenseri mwiza cyane witwa Cheryl Chaplau tukagira na Fabrice ushobora gutanga support muri axe centrale ndetse no ku ruhande rw'ibumoso inyuma Matumona uramwemera yego ndamwemera cyane sasa niye karite y'umukundira sasa rero icyambere azi gukina umupira w'amaguru ni n'umudefenseri mwiza umenyereye ubutaka bw'ino wasikomeza ikintu Rayon Sport yashakaga rero we make sure ko nitwinjira muri competition mpuzamahanga tujyanayo karite z'abakinnyi basanzwe bamenyereye gukina ayo marushanwa mpuzamahanga we make sure uyu mudefenseri ikipe ya Rayon Sport yasinyishije ni umudefenseri w'imyaka 27 w'umunyakote d'Ivoire reba parcours ye y'ahantu yanyuze itegereze parcours ni umudefenseri wa Wydad Renaissance Zemamla ari Hilali iri ku butaka bw'u Rwanda yikina imyaka 2 akinira Simba umwaka umwe aho ngaho biragukarifiya kubura umudefenseri wa mbere ugiye gufasha ikipe ya Rayon Sport tukiguterera ijisho gutya urashaka iki byose Rayon Sport yabyuje kugira ngo yaze vuba mukinnyi mwavanye muri Yanga uhakurya nawe oya uriya yaravuye muri retirement sorry to say so amtana mu watambo cyane sorry to say so amahirwe nuko wavuze ko bari 11 badafise plan bari 11 bazungu ariko plan twe tutarayikora neza ariko ubu nonaha uyu mukinnyi gituma ari mu ikipe ya Rayon Sport ni experience ya international level dukeneye ko nitujya gukina n'ikipe ya Panthère twe dufite umukinnyi umenyereye gukina iyo mikino nitumanuka muri Cameroon dusange niyo yaba stade yuzuyemo abantu 50,000 tube tuzi neza ko umukinnyi dufite yaremewe gukina ibyo bintu izo stade yazikineye inshuro nyinshi ntago watangirira kariyeri yo gukina ku rwego mpuzamahanga muri Wydad ngo utaramenyera ibintu by'abakinnyi by'amarushanwa mpuzamahanga niwo muco wabo nuza muri Al Hilal ni gutyo ni ikipe igera mu matsinda Simba ni gutyo dukeneye rero karite nk'iyo ngiyo abakinnyi Rayon Sport igiye kongeramo nka 2 cyangwa 1 cyangwa 3 sinzi imibare ya direction technique na akadomo kuri i ntago ari wa mukinnyi wandika ngo ubone ngo mugorwe no kumushaka oya ni babakinnyi barangiye bashize ibinya ko ari umuntu uguhaye message kuri YouTube igira iti yitwa Bayisenge Jean d'Amour agize ati avuga ati sha nta makuru ufite ya nyamukandagira izakubaga ibyo uri kuvuga si ibyahubwo uri kwikina erega niyo mpamvu nazanye iki gikombe urukanga adversaire ntago ari ukumukanga ubu ibintu ndimo ndareba ntago ari ibyino rwose mbabarire sindu wino rwose ni mumbone nk'umudiaspora uri hano Rayon Sport si yino izagikina hano ntago turaba hano kwa kundi bo wabonaga muri iminsi ari kuvuga ngo ni pre-season champion niyo pre-season yanjye bazagakata
nta kibazo mu minsi ishize waravuze ngo hari ikipe izaza nabi iry'amaseti urangije urya umuba aranapfuye icyo mvuga nge sindi uwino Rayon Sport muyifate nk'umudiaspora wiyizi mu biruhuko bisanzwe muzajya muyibona gutyo gusa amarushanwa naza nk'Super Coupe yo tuzabereka isura yacu kubera ko tuzaba turi kwitegura amarushanwa mpuzamahanga ariko umwaka wacu w'imikino tuzawusoza tumaze kwigerera mu matsinda shampiyona ndajya nyikoresha nk'imyitozo gusa hanyuma Wasiri isoko wariremuye oya kandi avuze ko hakiri nka batatu ntubyumvise mu kanya ni naciye amarembo hasigaye nk'umwe cyangwa babiri rutayizamu no hagati mu kibuga simbizi sinzi poste sose ko turi inshuti kuki usigaye mu ntago nkubeshya hari ibintu nanjye ntajya amenya nk'uyu mudefanseri nkubeshye nakubwira ko nari muzi namumenyeje saa 8 ntabwo ati tegura akantu babimenyesha byarangiye ngewe bazi kutangaza cyane oya njye icyo nshinzwe mu ikipe ni ugutangaza unabimpaye bitararangira nabitanga babikwaye icyo urabitangaza ese urambitse ibanga gute Wasiri rero mbere yuko dusoza hari ikintu nshaka kukubaza Wasi karame warakobwe warasererejwe baragutrorinze Wasiri akavuga ati ni mpuzamahanga Jangwana akaba mukubise hasi Wasiri ati ngiye gukorera akantu muri stade Amahoro Jangwana ati nta gikombe urahaterurira n'abandi Wasi personally gutwara iki gikombe kuri wowe ku marangamutima yawe ifirimbi bakivuza mbese Daniel agitsinda cya gitego muri extra time usindi kwa gatandatu waratashye iwa mugani dore kuri wa gatanu ni naho hantu buriya bitandukanira kuri event nk'ingi iremereye ahubwo nibwo ntakare reka buriya ntakare watsinze ariko natsinze buriya ntakare ahubwo ntinda gutaha yo ntatsinze bumva ntacyo ujya gukora mu rugo abaturanyi ni ikibazo abaturanyi bo ubwabo kubanyuramo atakare ngo ajye nibwo umenya ko bakuzi atakare ngo ajye kubajomba nibwo umenya ko bakuzi buriya unyuraho ati baramutse muturanyi wari usanzwe utansuhuza wanditse ariko ku gikombe cyanjye nanjye ahubwo ninjye ubasuhuza abaturanyi mwaramutse wataje kare ujya kwisuhuriza abaturanyi cyane nasuje abantu nibwo bwa mbere nakoze save yo gusuhuza tubwire ibyumviro bya buriya munsi Wasi icyambere nabanje gushima Imana cyane kubera ko nabuze shampiyona nabuze Peace Cup nabuze Super Coupe ariko Imana igiye kumareba iby'impaye double yaragutindije aragutegera yarantindije nahise mbona ko ngewe nshobora kuba nisuzugura ariko Imana iri kuntegurira ibintu binini nge nkaba narireberaga mu ishusho rya shampiyona ya hano nkaba ndi kwirebera mu ishusho ya Peace Cup nkaba ndi kwirebera mu ishusho ya Super Coupe ariko Imana yo yareba Wasiri vuga amena yareba Wasiri ikamubona mu ishusho mpuzamahanga shikala Imana yakitegereza Wasiri ikamubonamo ishusho mpuzamahanga itegereza ibihugu 11 biteranye ngizo za Vipers inzu yuzuye ngizo za Simba ngizo zande zose zihurira hano kugira ngo Wasiri azaba ariwe muvugizi uzamuka kuri stage hejuru oya na match ari kwerekanwa ku buryo mpuzamahanga icyo gikombe ni Imana yagombaga guhereza rero Wasiri basi felicitation ukuri narakwishimiye wari umaze igihe ni ukuvuga ibintu ntibibi nanjye nariyishimiye na n'ubu ngubu ndacyishimye ni nayo mpamvu ntangiye episode 900 zo kumurika iki gikombe urakora episode abantu batankunda bagiye kumbona kenshi birasaba ko abantu bakuraho nka internet amezi nkanga gahunda se guserebura igikombe irakomeje hari gahunda turi buze kubaha vuba iri officiel abantu b'Inyanza murabatekerezaho ejo nge nari mu majyepfo kwa gatanu nyuma ya match nahise njya mu majyepfo ariko abantu b'Inyanza n'ejo nahanyuze kabisa Nyanza igikombe nikizagera kubigega buze ikintu kimwe gihari sinzi uko bizagenda kiratangirira mwapere no murategereza tubahe gahunda nta kibazo nziza cyane no kuri simbizi ariko turabaha gahunda nziza tugiye kubaha ndatekereza bitari burenze kuri uyu mugoroba tugiye kubaha programme nini sibyo iri buze gufata n'iminsi myinshi irimo na activity nyinshi zitandukanye harimo gutangaza kwinshi kubera ko turimo turakora utuntu twanyuma udu spices twanyuma tugiye gushyira mu mafunguro yacu hanyuma
munyemerere rwose nk'uyu munsi nimugoroba cyangwa ejo mu gitondo muzaza mu rubuga rw'imikino nta muntu ukiri kumbaza icyo kibazo byose bizaba byasohoka byose biri ku murongo muzi ngo kuwa gatatu hari iyi gahunda kuwa kane hari iyi gahunda kuwa gatanu hari iyi gahunda kuko buri munsi wose uzajya uba ufite activity niwe muntu rero wa mbere twakiriyeho muri Rayon Sport ukoresha amasegonda ushimira abareyo kuri iriya full house no kubana namwe kuva ku munsi wa mbere muri CECAFA. Sinahwema kubibashimira murabara igikombe ntwaye cya CECAFA ariko abantu bakirengagiza ko nujuje stade bwa kabiri stade amahoro ningiye muntu ufite CV yo kuyuzuza inshuro ebyiri abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rero ntabwo umuryango wacu ntabwo mfite umubyeyi wabyaye abana 45,000 ngo mvuge ngo abanga muri kubona niba ari umuntu banje ni bakuru banje niba onkre n'abandi oya ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nibo babikoze rero ndabashimira cyane by'umwihariko kandi ntekereza ko tuzagira n'umwanya wo kubibabwira noneho mu buryo bwimbitse bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho mwicaye mwese wa muntu waguze itike ku munsi wa mbere zikijyamo wa muntu wayiguze ku munsi wa nyuma ziri gushira abo bose ndabashimiye cyane kandi ndabamenyesha ko ibyiza byinshi nibibategereje imbere icyo mbasabye nizere ko nta waserebuye mu buryo bukabije mu rugendo bose bakiri bazi nize nashidikanya ko mwaserebuye mu rugero kuko ibibategereje nibyo binini cyane kurusha ibi ngibi hanyuma Wasiri amasaha yacu ntarangiye yasoje natwe tugushimire Wasiri kuba watekereje ako hano kuri YouTube bakavuga bati n'umukobwa w'inzo bagenda ateruye ku gikombe nta kimupase nayo mu gihe gusezerera Wasiri ko abantu barasesengura ubwo rero agira ngo Wasiri tugushimire kubera ko igihe cyose twaguhamagaye kugira ngo ugire ibyo utangariza abareba witabye ariko nanone watekereza ko ugiye kuzenguruka ugaragaza igikombe ukavuga ngo platform nini yampaye abantu nari nkeneye reka bariho mbanza guhera ni ikintu cyiza cyane natwe rero turacyari kumwe kabisa muri izo plans oya ndabashimira nanjye kubera ko radio ni y'abanyarwanda bose mwangize umuntu munini buri iyo ngeze Nyanza bakampamagara bati Wasiri itangaza nari kubikorera wacu igikondo se ni radio Rwanda mwarakoze cyane n'ukuri kandi Imana ibaho umugisha yego urakoze cyane Wasiri biye byiza kandi bukomeze muryoherwe murakoze cyane